Ikaze mwese aba Bible, iyi ni Shine with Scripture. Niba uri mushya karibu rwose muri uyu muryango, kandi niba umaze igihe nawe uri mu Bible rwose umaze kuba intarumikwa mu bijyanye no gukurikiza amahame ya Bibiliya tuba turigira hano twifashiriza mu buzima busanzwe. None mu Bible turi kumwe hano, wakwirinda ute abashaka kugufata ku ngufu? Wakwirinda ute abashaka kugufata ku ngufu? Iki ni ikibazo gikomeye. Turaza gukoresha inyandiko yo kuri jw.org y'aba Leta Modo Jova. Credit kuri bo kabisa, bagira inyandiko nziza nyinshi. Turaza no gukura ibisobanuro bike ahandi hantu hagiye hatandukanye n'izindi ngero ziri buze kudufasha kwiga kandi tukumva ibyo turimo turiga. Reka rwose duhite dutangira ubu nonaha turebe wakwirinda ute abashaka kugufata ku ngufu. Buri mwaka abantu babarirwa muri za miliyoni bafatwa ku ngufu cyangwa bagakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko abakiri bato aribo bibasirwa cyane. Dufate urugero, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi 1/2 cy'abafatwa ku ngufu bari munsi y'imyaka 18. Hafi 1/2 cy'abafatwa ku ngufu bari munsi y'imyaka 18. Kubera ko rero abahohoterwa bagenda baba benshi, niyo mpamvu turi hano kugira ngo tuze kureba ni gute wakwirinda abashaka kugufata ku ngufu. Hari umukobwa ukiri muto witwa Annette, yaravuze ngo yaransumiriye antura hasi ntaramenya ibyo ari byo. Nakoze uko nshoboye kugira ngo nirwaneho, mfata agacupa karimo imyuka ihuma amaso ngo nyimutere, ariko ahita akajugunya. Nagerageje kuvuza induru ariko ijwi ntirisohoka. Naramusunitse mutera imigeri, mukubita ibipfunsi, murya n'inzara. Nuko ngiye kumva numva nteye icyuma bitacika intege. Uwo ni Annette uvugwa muri iyi ngingo wafashwe ku ngufu. Nguko ukuntu byamugendekeye. Yirwanyeho biranga, afata agacupa karimo imyuka ihuma amaso ngo ayimutere, aba arakajugunye. Avuza induru, ijwi ntiryasohoka. Aramusunika mutera imigeri n'ibipfunsi. Umugizi wa nabi amutera icyuma. Urumva nyine Annette yahise acika intege. Nuko baba bamufashe ku ngufu. Niba ari ikintu kibabaza, gufatwa ku ngufu nabyo birimo. Mu bintu bibabaza no gufatwa ku ngufu birimo. Ibyo ubimenya nk'iyo bafashe umwana wawe ku ngufu, mushiki wawe se, cyangwa se undi muntu w'inshuti yawe, umugore wawe cyangwa abandi. Iyo bibaye ku bandi ntabwo tubyumva, ariko ari abantu dukunda nibwo tumenye ko ibi bintu ari bibi. Noneho rero tekereza ko tumenya ko hari bibi byabaye ku bandi nubwo twaba tubakunda, ariko tekereza umuntu noneho we byabayeho bigenda bite? Wangu, icyo ni igikomere kitajya gipfa gukira, nta nubwo mbizi niba gikira, cyane ubana nacyo ubuzima bwawe bwose. Gufatwa ku ngufu ni bibi. Ntuzabyifuriza uwo ukunda. Gufatwa ku ngufu ni bibi cyane. Wakwirinda ute rero abashaka kugufata ku ngufu? Hari umugabo umwe nigeze kumva wabivuze neza. Yaravuze ngo ibihugu hafi ya byose, iyo ufashe umuntu ku ngufu baguhana burundu, kuko ni ikintu kibi cyane. Abakobwa nibo bakunze gufatwa ku ngufu, ariko n'abahungu nabo nubwo ari bake nabo barahari bafatwa ku ngufu. Uwo waba ufata ku ngufu uwo ari we wese, iki cyaha ni kibi. No mu mategeko y'ibihugu byinshi kiri mu byaha bikomeye bihanishwa igihano gikomeye.
rero reka tukiganireho kuko ni ikintu tugomba kumenya ko kiriho kandi imibare y'abafatwa ku ngufu ikaba igenda yiyongera. Birashoboka ko rero nawe ushobora gufatwa ku ngufu cyangwa se umuntu ukunda agafatwa ku ngufu, ariko nubwo yaba uw'ahandi ntabwo gufatwa ku ngufu ari ikintu kigomba kuryohera umuntu uwo ari we wese. Oya, birashoboka ko uwo mukobwa bari gufata ku ngufu ashobora kuba yari kuzaba umugore wawe, bishoboka ko yari kuzaba umugore w'inshuti yawe. Ese kujyana umuntu nk'uwugira ngo si igikomere ujyanye umuntu wakomeretse. Uru rero ni urugamba tugomba kurwana twese. Abantu dukunda bihita byumvikana ko tugomba kubarinda, ariko nubwo yaba ari umuntu w'ahandi, uwo mugore uzashaka uramuzi, umugore umwana wawe azashaka uramuzi, umugabo azashaka, wowe umugabo uzashaka uramuzi. Birashoboka ko yaba yarahuye nawe n'icyo gikomere, nubwo abahungu bikunze kubaho ari bake cyane, ariko nyine nabo barahari. Inshuti yawe umugore izarambagiza uramuzi, cyangwa uwo izagira umugore. Uru ni urugamba rwacu twese. Nubwo yaba umuntu w'ikana arangiye i Burayi, iyo umuntu agiye gushaka ko nta mupaka agira, uzashaka umukanadiye umwesipanyoli cyangwa umuki, cyangwa inshuti yawe izashaka umukanadiye cyangwa umwesipanyoli, cyangwa umwana wabyaye, birashoboka ko azashaka umugore wawe nawe yarafashe ku ngufu. Ni igikomere azaba agendana nacyo, kandi ibyo bigira ingaruka ku muntu. Uru ni urugamba rero rwacu twese, kandi tukavuga ibintu ngo erega buriya umuryango ni isi. Iyi si ni umuryango twese turimo. Mugenzi wawe nababarira hirya hariya ugaseka utazi ko bizakugiraho ingaruka, bishobora kuzikugiraho mu buryo buri indirect cyangwa mu buryo buri direct. Iki ni ikibazo tugomba guhangana nacyo twese. Umukanadi ufashwe ku ngufu yashoboraga kuzaba umugore wawe, umugore w'inshuti yawe, cyangwa se umugore w'umwana wawe. Bana, nimureke ibi bintu rwose tubirwanyirize hamwe. Nk'ababibure noneho nimwe mugomba kujya imbere, mufore imiheto yanyu, turase uyu mwanzi witwa gufata abantu ku ngufu. Tumurase kandi turase mu cyico. Abafata abandi ku ngufu uyu munsi barongeye cyane. Usanga ahanini kandi abakiri bato nibo bibasiwe. Bamwe mu bakiri bato, urugero nka Annette wafashwe ku ngufu, ndetse n'abandi bagenzi be bafashwe ku ngufu, bafashwe ku ngufu n'abantu batazi. Buriya ntabwo umuntu afatwa ku ngufu n'umuntu azi gusoya. Hari n'abandi bafatwa ku ngufu n'abantu batazwi, nako batazi. Bo bashobora kuba babazi, ariko wenda bo bafata ku ngufu batabazi. Hari noneho n'abandi bafashwe ku ngufu n'abaturanyi babo. Ibyo byo murabizi, umuturanyi rwose agufata ku ngufu pe. Ibyo nibyo byabaye kuri Natali yakorewe ibyamfura mbi n'umusore bari baturanye igihe yari afite imyaka 10 gusa. Yaravuze ati, numvaga afite ubwoba n'isoni, ku buryo mu mizo ya mbere numvaga ntashobora kugira uwo mbibwira. Ibi bikunda kuba ku muntu wese. Iyo umuntu afashwe ku ngufu, kugira umuntu abibwira biramucanga, kumva bimeze nk'ubugwari, kumva afite ubwoba, kumva afite isoni bivanze, ntamenye mu by'ukuri ni iki kijya mbere. Self esteem ikamanuka pe. Hari abakiri bato benshi bagiye bakorerwa ibyamfura mbi n'abo mu miryango yabo. Umugore witwa Carmen yaravuze ngo, kuva igihe nari mfite imyaka 5 kugeza ngize imyaka 12, papa yarajyaga ankorera ibyamfura mbi. Mfite imyaka 20 nibwo natinyutse kubimutonganyiriza. Yansabye imbabazi, ariko nyuma y'amezi make anyirukana mu rugo. Nibyo wabyumvise neza. Carmen yafatwaga ku ngufu na papa w'umubyara. Ku myaka ingahe? 5 kugera kuri 12. Agize imyaka 20 nibwo yamubwiye ati, kuki wabikoze? Baratunga. Papa we yamusabye imbabazi, ariko nyuma y'amezi make amwirukana mu rugo. Ngaho ni mu nyumvire uyu mwana w'umukobwa. Ubu ni umugore.
icyo gikomere koko kukizakira, aho kugira ngo tuzarwane n'ibikomere nimureke tubyirinde aho bishoboka. Carmen wenda birashoboka ko atashoboraga kubyirinda kuko yari se umubyara, ariko aho bishoboka tubikumire. Buriya kubisakuza, kubivuga tunabikora, ahari wenda hari abo bizakiza, ahari hari abo bizakiza. Gufatwa ku ngufu n'umuturanyi, inshuti cyangwa umuryango cyangwa umuntu wo mu muryango wawe birababaje, ariko birogeye muri iki gihe, tubyemere, birogeye pe. Ariko nanone nituvuga gufatwa ku ngufu k'umuntu, muzirikane ko hari igihe umukobwa nabwo afatwa ku ngufu n'umurambagizi, akamusambanya ku gahato cyangwa akabanza kumuha ibiyobyabwenge. Nituvuga gufata umuntu ku ngufu n'ibyo mujye mubyumva. Ushobora gufatwa ku ngufu n'umuntu ukurambagiza niba uri umukobwa, akakunywesha ibiyobyabwenge cyangwa se akagusambanya ku gahato. Ibyo nabyo ni ugufatwa ku ngufu. Ibyo rero nabyo bigenda biba ibintu byogeye uyu munsi. Iryo hohoterwa rikorerwa abakiri bato si irya none. Buriya ibikorwa by'urukozasoni byabagaho no mu gihe Bibiliya yandikwaga. Ushatse ushobora gusoma muri Yoweri igice cya 3 umurongo wa 3 no muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 16. Uyu munsi rero impamvu dukwiriye kubyitondera, impamvu dukwiriye gukora attention, impamvu tugomba kubivugaho abantu bakabimenya, impamvu tugomba kubyirinda uko bishoboka, nimurambure tuyirebe. Hano turaba Bible, dukoresha Bible tukarebamo amahame adufasha. Aba Bible rero ni murambure muri Timoteyo 2 turasoma igice cya 3 umurongo wa 1 kugera 3, turebe ese kuki ibi bintu turi kubivugaho, kuki tugomba gukora attention cyane, kuki tugomba kurushaho kwitonda uko iminsi igenda yegera imbere, aho kugira ngo tuduhoke, ahubwo tukarushaho gushyiramo ingufu. Timoteyo 2 igice cya 3 umurongo wa 1 kugera 3 cyanditswe kiragira kiti: ariko umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe biruje bigoye kwihanganira. Ngo hazabaho ibihe bimeze bite? Ngo biruhije bigoye kwihanganira. Hari kuba hari ibiki? Umurongo wa 2, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda amafaranga, birarira, bishyira hejuru, batuka Imana, batumvira ababyeyi, ari indashima, ari abahemu, badakunda ababo, batumvikana n'abandi, basebanya, batamenya kwifata, bafite ubugome, badakunda ibyiza. Muri iyi minsi yari kubiruhije, abantu bari kuba bikunda, batumvira ababyeyi, ari indashima, ari abahemu, badakunda ababo, bafite ubugome, batamenya kwifata. Sinzi niba ibyo bintu mubibona. Uyu munsi turi mu bihe biruhije, kandi uko iminsi igenda yegera imbere nikwe abantu bagenda barushaho kuba abagome, ntibakunda abantu babo, bakaba abahemu, ntibamenye kwifata. Nibyo bihe tubirimo, ahubwo biri kugenda byiyongera. Abantu benshi ntibagikunda ababo, kandi usanga abakobwa n'abahungu bakunze gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nubwo ntacyo wakora ngo wirinde burundu ko bikugeraho, hari icyo wakora kugira ngo wirinde. Ntabwo twakwasira ko dushobora kubyirinda burundu, ariko hari icyo wakora kugira ngo ubyirinde. Reka turebe ibintu 5 wakora kugira ngo wirinde abashaka kugufata ku ngufu. Ni ibiki wakora kugira ngo wirinde abashaka kugufata ku ngufu? Reka duhere ku kintu cya mbere. Icya mbere, rambura mu Migani, dusome icyanditswe kera kiri mu gice cya 27 umurongo wa 12. Imigani igice cya 27 umurongo wa 12. Umunyamakenga iyo abonye amakuba aje arihisha, ariko utaraba inararibonye arakomeza akagenda agahura n'akaga. Ikintu cya mbere uzakora kugira ngo wirinde abashaka kugufata ku ngufu, by'uwo munyamakenga. Nk'uko iki cyanditswe kera kibivuze, umunyamakenga arangwa n'iki?
iyo abonye amakuba arisha. Mu yandi magambo, jya uba maso kugira ngo wirinde abashakaga kugufata ku ngufu. Igihe cyose uri mu nzira, jya umenya ibibera imbere yawe, inyuma yawe no mu mpande. Mbese ubu ngubu tugiye kwiga kuba abasirikare. Ibintu by'ubusivile mujye mubisiga iwanyu, muvuye iwanyu. Ubu kuba umusirikare. Jya uba maso. Muri uyu musirikare agira amakenga, akoresha sanse zose. 5 sanse zose arazikoresha. Ndetse anakoresha 6e sanse. Reka mbereke. Urabona dufite 5 sanse. 5 sanse ni izihe? Hari po n'organe, none ikagira sanse yitwa touche. Les yeux ni organe, hanyuma ikagira sanse bita vie. Bon, les oreilles, zifite organe, iyo organe ikagira sanse bita l'ouïe. Aha. 4e sens ni la langue. La langue ni organe ikagira sens bita goût. So 5e sens ni le nez. Le 5e organe ni le nez. Le nez ni organe hanyuma akaza sens yayo bita l'odorat. Ngizo 5 organes et 5 sens umuntu agira. Sibyo? Bivuze mu gifaransa kuko niko twabyize, ariko ntekereza ko mu kinyarwanda nyine namwe murabyumva. Hari uruhu iyo urukozeho nibwo rubyumva ko urukozeho. Hanyuma uruhu rwumva urukozeho. Hanyuma ururimi rukumva uburyohe. Amaso akareba, sibyo? Ndi kubikora neza, agutwi kukumva. Ariko ndumva ari ibyo nibyo. Hanyuma amazuru akumva impumuro. Ibyo byose rero bizagufasha kuba maso. Izo organe na sens Imana yitwa Yehova yabigwaye kugira ngo ujye ubikoresha. Ubu rero ugiye kujya uba umusirikare ukoresha izo sanse zose. Umusirikare zose arazikoresha, agashyiraho na 6e sens. 6e sens reka tuyite nka subconscious, umutimanama. Ari ukundi umutimanama wawe kubita nyine icyo kintu kireke, reka kujya hariya, reka kunyura hariya, yo reka tuyite 6e sens. Izo zose ugiye kujya uzikoresha. Hano nta blague zirimo wangu. Hano nta rwenya turimo. Hano turimo urimo uririnda umuntu ushaka kugufata ku ngufu. Iyo umuntu agufashe ku ngufu ntabwo mukorana imibonano mpuzabitsina gusa. Imibonano mpuzabitsina ni igikorwa cy'umwuka kuruta uko ari igikorwa cy'umubiri. Ibyo bya karanda bagusigiye n'ibiki byose ntabyo dushaka. Ntabwo dushaka umuntu ugufata ku ngufu ngo agusigire ibyo bintu byose. Ngo nakwangize mu buryo bwa nuza muri mental. Hanyuma ngo narangiza yigendere gutyo gusa. Oya. Hano tugomba kubyirinda uko dushoboye. Ababibule bose babimpinda z'ababibule zavutse ku babibule, tugomba kurinda buri wese uko dushoboye. Ibyo tutazashobora Imana izabidufasha. Yehova azabidufasha. Ariko abo dushoboye bose dushobore kubarinda. Bibaye byiza baba bose, ariko abo dushoboye tuzashobora kubarinda. Rero jya ukoresha izo sansi zose. Hanyuma ubashe kwirinda. Ntukagenda imbere nka wa muntu ufata inzira akagenda n'igiki kireba imbere gusa kitajya kireba inyuma. Muze kunshyira muri comment. Umuntu akagenda ukagira ngo ukagira ngo ari hese. Hari abantu bareba imbere gusa batajya bareba ku ruhande cyangwa inyuma. Ubu rero ugiye kuba umusirikare w'umunyamakenga. Umenye igihe cyose uri mu nzira, umenye ibibera imbere yawe, inyuma yawe no mu mpande. Hari ahantu rero biba bizwi
uko umuntu yahagirira ibibazo cyane cyane iyo bwije, ujye wirinda kunyura ahantu nk'aho uko bishoboka kose, cyangwa se niba ugiye kuhanyura uba uri kumwe n'undi muntu wizeye, ni ukugira amakenga ku rwego rwo hejuru, ariko jya ukoresha sansi Imana yaguhaye, wongeraho na sixième sens subconscious, umutimanama wawe. Aba ibi bireba abakobwa ariko n'abahungu nabo birabareba. Mbese uyu munsi ntidufite abatinganyi, umutinganyi ashobora gufata akana kagahunga kugufa. Rero ibyo mujye mubizirikana, ababibure turi kumwe. Iyo icyo cyane ikintu cya mbere, ba maso, jya uba umunyamakenga, umusirikare, umusirikare ukoresha sanse zose wongereho na sixième sens, hanyuma ube maso. Icya kabiri ni igiki? Ababibure murambure muri Timoteyo wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 9 n'uwa 10. Dusome ibyanditswe kera cyane. Timoteyo wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 9 n'uwa 10. Ndifuza nanone ko abagore birimbishisha imyambaro ikwiriye, biyubaha kandi bashyira mu gaciro, batirimbishisha imideri yo kubuga umusatsi, zahabu n'amasaro cyangwa imyenda ihenze cyane, ahubwo birimbishe mu buryo bukwiriye abagore bavuga ko bubaha Imana, ni ukuvuga binyuze ku mirimo myiza. Wabonye ikindi kintu ugomba kwitondera mu Bible? Irimbishe imyambaro ikwiriye igaragaza ko ushyira mu gaciro kandi wiyubaha. Iki kintu reka tukigarukeho. Ntugatume abantu batekereza ibindi. Jya wirinda kugirana agakungu naho mudahuje igitsina, kandi wirinde kwambara mu buryo butuma bakwifuza. Irinda agakungu naho mudahuje igitsina, kandi wirinde kwambara mu buryo butuma bakwifuza. Abantu bagufata ku ngufu si abantu muhurira mu nzira gusa. Abo muri kumwe, abo wizeye nibo bavamo abantu akenshi bagufata ku ngufu. Ushobora no kuba umuhungu w'inshuti yawe. Irinde rero agakungu n'umuntu mudahuje igitsina, kandi ntiwambare mu buryo butuma abantu bakwifuza. Tekereza ko nubwo atagufata ku ngufu ngo muhuze ibitsina, ariko kugukorakora, ukubuza amahwemo, ibyo byose ni ibintu bishobora kukwangiza mu bwenge. Ibyo byose ni ukukubangamira. Rero iyo wambaye imyenda ibyutsa irari ry'ibitsina ry'abantu, uba uri muri risike. Wiza kumbwira ngo ndashaka kukumenyesha ko ngomba kwambara uko nshaka, ngo n'umubiri wanjye nambika ngira gutya na gutya. Ibyo ngibyo jya kubivugira ahandi. Ibyo jya kubivugira ahandi hatari aha. Genda ubibwire abashobora kubyumva. Iyi ni shine with scripture. Ntacyo tuvana kuri scriptures, ndavuga ibyanditswe byera, kuko n'Imana yitwa Yehova yabyanditse. Ntacyo dukura, nta n'icyo twongeraho, kandi iri jambo ry'Imana rivuga ko rizahora iteka. Kuvuga ngo rero urashaka kunyuranya n'amahame ya Bibiliya, nyuranya nayo, hanyuma uzirengera ingaruka zabyo. Umubiri ni uwawe, imyenda ni iyawe, uko witwara ni akazi kawe. Ariko umenye ko uko wambara bigaragaza uwo uriwe. Ibyo twigeze kubivugaho hano. Reba video twigeze kubivugaho ngo uko wakwambara ibintu nk'ibyo, iri mu zo twakoze. Wowe urimo uravuga ngo n'uburenganzira bwawe. Abantu bose bazi uburenganzira bwawe, ahubwo se bari ku rwego rwo kumva ibyo bintu. Sundi kuki wiyambika mu buryo butuma abantu bagira irari rishingiye ku gitsina? Wakwambaye neza. N'abakobwa beza muzi bambara neza, kandi dushima tugakunda cyane. Jya ureba ibyo wambara n'agakungu ugirana n'abantu mudahuje igitsina. Ibyo bishobora kugushyira muri risike yo gufatwa ku ngufu. Ntuzategereza kwambara neza ari uko abantu batangiye kukwataka. Oya. Kuko buriya iyo witwaye nabi mu bijyanye n'imyambarire ndetse n'agakungu ukakagirana n'abantu mudahuje igitsina, ariko cyane cyane kwambara nabi, bishobora gutuma abakubona bibwira ko ushaka kumuryamana, cyangwa ko hagize ugufata ku ngufu
utatera amahane. Ariko se ubundi watera amahane gute wambaye n'ubundi gusa? Ahita anagerayo mu buryo bworoshye cyane neza. So irinda agakungu, urebe n'ibyo wambara, urebe ko bidakurura abantu. Iyo wambaye ibintu bigufi ni nkaho uri kubabwira uti karibu. So mwitonde, mwirinde. Ntabwo ibyo kuvuga ngo ni uburenganzira bwawe, it's okay, ariko ibyanditswe byera bivuga ko ubundi ugomba kwambara mu buryo ushyize mu gaciro, kwirimbisha mu buryo ushyize mu gaciro. Reka tujye ku cya gatatu cyagufasha kwirinda gufatwa ku ngufu. Imigani igice cya 13 umurongo wa 10, icyo cyanditswe kera, reka tugisome twumve ikintu cya gatatu wakora. Aravuga ngo ubwibone butera intambara gusa, ariko ubwenge bufitwe n'abajya inama. Mu gihe ufite umuntu murambagizanya, twabonye ko nawe ashobora kugufata ku ngufu, ibyo twabibonye, akagukoresha imibonano mpuzabitsina utabishaka, cyangwa se akaguha ibiyobyabwenge bikarangira ku ngufu. Niba rero ufite umuhungu w'inshuti yawe murambagizanya, garagaza imipaka ntarengwa. Garagaza imipaka ntarengwa. Ubwibone butera intambara gusa, ariko ubwenge bufitwe n'abajya inama. Wowe n'uwo musore murambagizanya, cyangwa n'iyo nkumi, wowe musore n'inkumi, mujya inama, ariko cyane cyane ku mukobwa. Reka abafatwa ku ngufu cyane ni abakobwa. Mujya inama, sibyo? Hanyuma nimurangiza kujya inama, muvugane, mwumvikane ku myitwarire ikwiriye n'idakwiriye. Mubwire uti nta kunkorakora, nta kumpobera ngo ngumane, nta kunkora ahangaha, nta kunsoma, nta kungira gutya. Niba tugiye gusomana, wenda turasomana byoroheje, ibi ngibi bisanzwe. Niba ari uguhoberana, turahoberana, ibi byoroheje. Ntabwo ibi ngibi ni ingero ndi gutanga, ariko wowe menya imipaka ushyiraho wowe n'uwo nguwo murambagizanya. Wirinde gufatwa ku ngufu. Gufatwa ku ngufu ni ibintu bibi, byaba ubikorewe n'umuntu mukundana, waba ubikorewe n'umuntu wo hanze, byose ni kimwe, cyitwa gufatwa ku ngufu. Mubiganireho rero. Niba kandi warishyiriyeho imipaka, cyane cyane wowe mukobwa, niba ndi kubwira wowe mukobwa wo mu Bible uri hano, niba warishyiriyeho imipaka, uzirinde ikintu cyose aho kiva kikagera cyatuma wishyira mu mimerere yatuma ufatwa ku ngufu. Ntukagire uruhare ku buryo umuntu ugiye kugufata ku ngufu, uwo mukundana, byamworohera. Icyo kintu nticyumvikana. Icya kane, ntugatinye kumuhakanira. Guhakana ukomeje uvuga uti ndakwiyamye, cyangwa uti ntunkoreho, nta kibi kirimo. Ntugatinye ko uwo muhungu w'inshuti yawe ashobora kukwanga. Niba hari icyo gitumye ahagarika ubucuti mwari mufitanye, ntaba akwiriye kukubera inshuti. N'ubundi kandi ushaka ni umugabo nyamugabo ukubaha, kandi akubaha n'amahame ugenderaho. Mu gihe uwo muntu mukundana, muhakanire. Ntashake kugukoresha ibyo bintu udashaka. Ubwira uti wowe nakwanga kubera icyo ngicyo, kubera ko wamwimye umunezero wo mu buriri, nta kibazo. N'ubundi nawe ushaka umuntu w'umugabo nyamugabo, ntabwo ushaka umuntu nk'uwo. Ariko ibi ngibi bishobora kwerekezwa ku basore. Birumvikana ko izo nama zireba n'abakobwa bahatira abahungu nyine kuryamana nabo. Ntabwo ari abakobwa gusa bahatirwa kuryamana n'abahungu, ahubwo abakobwa nabo bahatira abahungu kuryamana nabo. Icyo ni ikintu ukwiriye kwirinda aho kiva kikagera. Icya gatanu, abantu mu gihe uri kuri internet. Ubundi ushyira imyirondoro yawe kuri internet
ni ibintu ugomba gucungana cyo gushyira umwirondoro wawe kuri internet cyangwa ushyiraho amafoto agaragaza aho utuye. Ibyo ntabwo ari byiza na gato. Iyo ubonye ubutumwa buvuga iby'ibitsi mu buryo bweruye, byaba byiza wirinze kubusubiza. Kudasubiza ubwo butumwa intege ababa bashaka gufata ku ngufu. Ibyo byitonderwa. Ramutwe kiri mu migani igice cya 22 umurongo wa 3. Urebe ukuntu ushobora gufashwa mu cyambe. Hano turaba Bible niyo mpamvu dukoresha Bible. Migani igice cya 22 umurongo wa 3. Ngo umunyamakenga iyo abonye amakuba aje arihisha, ariko yarabinararibonye arakomeza akagenda agahura n'akaga. Umunyamakenga iyo abonye amakuba aje agira ate? Arihisha. Jya umunyakenga utari inararibonye agahura n'akaga. Ariko birumvikana ko hano hashobora kwirinda ibintu byose byatuma ku ngufu. Urugero, ntabwo buri gihe ubona umuntu uguherekeza cyangwa ngo wirinde ahantu hose umwiyagirira ibi. Ushobora no kuba mutuye mu gace kabamo abantu bashobora kukugirira nabi. Ariko ibishoboka byo byirinda. Internet ndetse mbese jubana. Fata clôture uyubake, tuyigire nk'amahame n'amabwiriza n'amategeko wishyiriyeho kugendera kuyubaka. Tuma umusenyi urwo rugo wakwita nk'urukuta rw'amahame wishyiriyeho. Atuma hari ibyo ukora hari n'ibyo udakora. Jya ukenga inyamaswa idasenga yishwe n'umututizi. Jya ukenga mu bintu byose. Ushobora kuba uzi uhereye ku bintu bibabaje byakubayeho ko ushobora kugerwaho n'ibintu bibi nubwo waba wagerageje kubyirinda. Hari igihe umuntu agerageza kwirinda impanuka, hari igihe ugerageza byo uri kubona ukavuga uti ni hahandi igihe iyo cyageze. Anete twavuze ubutaha wabonye yahuye n'imibereho ushobora kugutuma rwose akagufata ku ngufu. Nanone Carmen twabonye yahotewe akiri muto kandi ahohoterwa na se. N'ikintu ngo byirinde we pe ntacyo yari gukora iki se ko yari akiri n'umwana. Ashobora no kuba atarasobanukiwe neza ibyamubagaho. Cyako ujye wirinda ibyo. Ariko noneho aho twavugaga ku muntu utarafata ku ngufu uwo bitarabaho, kandi noneho tugere ku uwo niba kubayeho ugafatwa ku ngufu byagenda bite? Wahangana ute umutima wanamufite icyo gikomere ufite umutima wanamura gucira urubanza? Wahangana na reka ibyo nabyo tubirebe uko wahangana n'umutima wanamugucira urubanza. Anete twavuze aracyumva umutima wanamucira urubanza bitewe n'ibyamubayeho. Waravuze ati numva nariyanze, ibyambaye iryo joro nkomeza kubitekerezaho inshuro nyinshi, numva ntabwo nagerageje kumurwanya birenze ibyo nakoze. Mu by'ukuri amaze kuntera icyuma nagize ubwoba bwinshi cyane mera nk'ugagaye. Nta kindi kintu nashobora gukora, ariko numva hari icyo nagombye kuba narakoze. Ibi biba buri gihe biba ku muntu akamuti nubwo nakoze ibishoboka byose, ahari wenda iyo ngira ikindi gikora nari gufatwa ku ngufu. Umutima ntabwo ujya ubura ku bantu bahuye n'ibintu. Yumva ari we nyirabayazana nyamara nta kigeze akora kugira ngo yirinde. Natali nawe uvugwa muri iyi ngingo nawe ajya agira umutima namucira urubanza. Yaravuze ati njye na murumuna wanjye ababyeyi bari baradutegetse ko tugomba gukinira hamwe, ariko bumviye bari bahaye ubuhungu twari urwabo kumufata ku ngufu. Nagombye kuba naratinze cyane. Ibyambayeho byababaje umuryango wanjye cyane kandi numva ari igihe wabateye ako kababaro kose. Ibyo bimbabaza cyane. Aneti nawe yumva kuba yarateshutse ntakinanire na murumuna we akiringura tukamufata ku ngufu, yumva ari we wabigizemo uruhare. Umutima namugucira urubanza ntabwo wabura nyuma y'uko ibyo bikubayeho. Ese nawe nuko wiyumva kimwe na Ati cyangwa Natali? Wahangana gute n'icyo kintu? Kumva ko ari amakosa yawe, kumva ko ari wowe wabiteye, kumva ko hari icyo wari gukora kukirinda ariko ukaba utaragikoze. Ijambo ukwiriye kuzirikana hano niba warigeze gufatwa ku ngufu, nuko kuba wafashwe ku ngufu ntabwo ari uko wabishakaga. Tureke ibyabaye, ariko wowe ku giti cyawe si cyo kintu washakaga. Ntabwo washakaga gufatwa ku ngufu.
hari abapfubya icyo kibazo cyo gufatwa ku ngufu bavuga ko abasore ariko babaye kandi bafatwa ku ngufu baba babigururiye, ariko buriya nta muntu n'uyu n'umwe kandi nawe ntabwo wifuzaga gufatwa ku ngufu. Niyo mpamvu niba icyo gikorwa cy'urukozasoni cyarakubayeho rwose si wowe nyirabayazana. Tuza ntabwo wabyifuza. Birumvikana ko gusoma aya magambo ngo si wowe nyirabayazana cyangwa se kuyumva yavuga cyangwa se kuyasoma muri iyi nyandiko, ariko ntabwo kuyasoma biroroshye ariko kubyemera bishobora kukugora. Hari abapfukirana rero umutima wabo byababayeho bakabuzwa amahwemo n'umutima ntabwo bacira urubanza n'ibindi bitekerezo bibi. Ese ubundi uramutse wicecekeye uwo byagiraho ingaruka ninde? Ni wowe cyangwa ni uwagufashe ku ngufu? Birakwiriye ko tureba ibi bintu bikurikira byagufasha. Niba warigeze gufatwa ku ngufu n'iki cyagufasha? Jya ukora uko ushoboye kose ukora iki kintu, jya uvuga ibyakubayeho. Bibiliya ivuga neza muri Yobu igice cya 10 umurongo wa mbere amagambo meza ashobora kugufasha niba warigeze kugerwaho n'ikibazo cyo gufata ku ngufu. 10 umurongo wa mbere. Yobu: ubugingo bwanjye bwarazinutswe, sinzabura kugaragaza ibimpangayikishije, kandi nzavuga mfite ishavu mu mutima. Sinzabura kugaragaza ibimpangayikishije kandi nzavuga mfite ishavu mu mutima. Igihe Yobu yari ashenguwe n'agahinda, yavuze ko yari kugaragaza ibimuhangayikishije akabivuga. Nawe nubikora nka Yobu bizagufasha. Gusobanurira umuntu wizeye ibyakubayeho bishobora kugufasha kubyakira no kuruhuka ibyakubuzaga amahwemo. Uzi ukuntu iyo chemistry ikora? Dore ukuntu bigenda. Iyo umuntu umubwiye ibyari biguhangayikishije, umera nk'aho umuhaye igice kimwe cya kabiri cy'umutwaro wawe, ntukomeze kuvunika wenyine. Niyo mpamvu kubwira umuntu wizeye attention, umuntu wizeye biragufasha. Hari abizera abayobozi b'amadini babo, hari abizera ababyeyi, hari abizera abantu batandukanye. Jya ubwira umuntu wizeye. Kuvuga ibyakubayeho bigaragaza uko umerewe no kugaragaza uko umerewe. Kuvuga ibyakubayeho no kugaragaza uko umerewe bishobora gutuma udakomeza kurakara no kubika inzika. Icyanditswe kiri muri Zaburi 37 umurongo 8 haravuga ngo reka umujinya kandi uve mu burakari, ntukarakare kuko nta kindi byakugezaho usibye gukora ibibi. Kubibika bishobora gutuma ukomeza kubika inzika kandi kurakara, kandi ubwo burakari nta kindi kintu bwazakugezaho usibye kukwangiza, bigatuma ushobora no gukora ibikorwa bibi. Iyo uvuze ibyabaye bishobora kuguhumuriza n'ubwo byaba bimaze igihe kirekire. Igihe Natali yaramaze kubwira ababyeyi be byamubayeho, yiboneye ko ibyo ari ukuri. Yaravuze ati byaramfashije cyane, bangiriye inama yo kubivuga, kandi ibyo byandinze guheranwa n'agahinda n'umubabaro nari mfite. Gusenga nabyo bifashije cyane. Natali yaravuze ati kubwira Imana ibyambayeho byaramfashije, cyane cyane igihe nabaga numva ntashaka kugira umuntu n'umwe mbibwira. Iyo nsenga mvuga ibindi ku mutima byose, bituma numva mfite amahoro nyakuri kandi nkumva ntuje. Burya iyo ubwiye umuntu ibintu bituma wumva uruhutse, ariko noneho iyo ubwiye Imana uko wiyumva bituma wumva uruhutse cyane kurushaho. Wibuke Imana yo ibibizi, iba yararebye izi ikibazo neza kuva kuri A kugeza kuri Z. Ibizi buri kintu cyose, ireba no mu mitima yacu ikamenya ukuntu tumerewe. Rero iyo ubwiye ibyawe irinda umutima wawe gukomeza guhungabana, ikarinda ibyiyumvo byawe n'ubushobozi bwawe bwo gutekereza. Icyakora nubwo turi kuvuga ibi tukavuga n'ibintu byagufasha,
zirikana ko rimwe na rimwe abafashwe ku ngufu bahura n'ibibazo bikomeye by'ihungabana. Rimwe na rimwe bafashwe ku ngufu bahura n'ibibazo by'ihungabana. Mu gihe rero bimeze bityo, byaba byiza ugiye kwa muganga. Byaba byiza ugiye kwa muganga mu gihe ibibazo ibintu byakomeye. Ushobora kubona ko nawe hari igihe cyo gushira agahinda. Hari igihe rwose uzakira agahinda. Mubwiriza igice cya 3 umurongo wa 3, hariho igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Buri kintu burya kigira igihe cyacyo. Abana nta mvura idahita uzagera ushira agahinda. Jya wita ku buzima bwawe kandi uruhuke bihagije. Ikiruta byose ujye wishingikiriza kuri Yehova Imana nyir'ihumure ryose, kuko ari hafi kuzana ndetse no gusohoza umugambi we. Dufite ibyiringiro bibiri, abazajya mu ijuru n'abazajya ku isi. Ibyo byose birahari. Icyo gihe rero ibintu byo gufatwa ku ngufu n'ibibazo bijyana nabyo nta bizaba bigihari. Zaburi 34 umurongo w'9, abakora ibibi bazakurwaho. Ababibule, mwibuke ibyo tubonye. Wakwirinda ute gufatwa ku ngufu? Abantu bafata abandi ku ngufu twabonye ko bagenda biyongera, bagenda baba benshi. Kandi hari igihe ufatwa ku ngufu n'abaturanyi bawe, abantu bo mu muryango wawe, n'abandi bantu bawe ba hafi. Iki ni ikibazo gikomeye. Nidushaka abagore bafashwe ku ngufu, ingo zacu tuzazubakira ku bikomere. Nidushaka abagabo bigeze guhohoterwa n'abana, ingo tuzazubakira ku bikomere. Abo bantu batakaza self esteem yabo ku rwego rwo hejuru. Nubwo waba wumva ko utazashaka umugore wigeze guhura n'ibibazo cyangwa umugabo, inshuti yawe ishobora kuzamushaka, umuvandimwe wawe ashobora kuzamushaka, umwana wawe wabyaye ashobora kuzamushaka. Ntabwo ibi bireba igihugu cy'u Rwanda gusa, birareba n'isi yose muri rusange. Iyo ugiye gushaka umugabo cyangwa umugore, ntabwo ushobora gukundana n'umunyamahanga. Aramutse yarahuye n'ibyo bibazo kubera ko twanze gukumira twese muri rusange, ubu butumwa bureba isi yose. Niba twaranze gukumira muri rusange, nta na rimwe tuzigera twubaka imiryango mizima, kubera ko tuzaba tuyubakiye ku bikomeye. Twese dufatanyirize hamwe, turinde abacu, turinde n'aba bandi, kuko aho niho dukura abagore, niho dukura abagabo, niho twagurira imiryango. Iyi si yose turi umuryango umwe. Niyo mpamvu ikigeze ku bantu muri rusange kikugeraho nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero nimureka dufatanyirize hamwe iki kintu tukirwa. Uko ushoboye bari kuzajya ukirwanya. Igisha, sibyo? Fasha abantu kandi nawe utanga urugero rwiza mu kurinda no kwirinda gufata abantu ku ngufu. Ibyo bizagufasha, bifashe n'umuryango mugari muri rusange. Iki ni ikibazo gikomeye. Muri Timoteyo 2 igice cya 3 umurongo wa 1 kugera 3 hagaragaza neza ko dufite ibibazo bijyana no kuba abantu batagikunda ababo, abantu ntibakifata. Ibyo ni ibintu bigenda byiyongera, ntabwo bizagabanuka. Dukora uko dushoboye rero twirinde. Ikintu cya mbere twabonye gishobora kugufasha kwirinda gufatwa ku ngufu, twakibonye mu Migani igice cya 27 umurongo wa 12. Ni ukuba iki? Ni ukuba umunyamakenga. Ba umunyamakenga. Twabonye 5 organes na 5 senses zazo. Jya uzikoresha ushyireho na 6e sens. Mu musirikare, amaso nk'umusirikare. Umusirikare amenya ibibera imbere ye, inyuma ye no ku mpande. Nawe w'umusirikare igihe ugenda mu nzira, niba hari ahantu hateje akaga, byaba byiza uko ushoboye kose iyo nzira ntukajye uyinyura, cyangwa se wayinyura ukaba uri kumwe n'undi muntu wizeye. Ndakwinginze, ba maso, b'umusirikare w'ubuzima bwawe.
ni wowe wa mbere ufite inshingano zo kwirinda uko ushoboye kose. Icya kabiri twabonye cyagufasha kwirinda, ntugatuma abantu bagutekerezaho ibindi. Jya wirinda kugirana agakungu n'umuntu mudahuje igitsina cyangwa n'abantu mudahuje igitsina. Wirinde kwambara mu buryo butuma abantu bakwifuza, ahubwo ube umuntu wiyubashye ku buryo imyambaro yawe n'imyitwarire yawe bidahamagarira abantu kuza kugufata ku ngufu, nk'uko muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 n'uwa 10 yabigaragaza. Nanone garagaza imipaka ntarengwa. Niyihe mipaka ntarengwa utagomba kurenga ku bijyanye n'umuntu murambagizanya? Muganire mu migani igice cya 13 umurongo wa 10 mubwira uti ntabwo tugomba kurenga. Icya kane, nashaka kuharenga ntugatinye kumuhakanira. Ndakwinginze kora uko ushoboye kose. Icya gatanu, jya ugira amakenga kuri internet. Menye ko ushobora kwihamagarira abagufata ku ngufu, ushyiraho imyirondoro, ushyiraho aho utuye n'ibindi. Jya witonda cyane, ibyo bizagufasha. Icyakora hari abantu bafashwe ku ngufu wenda n'abantu bo mu miryango yabo, bakaba bari n'abana. Hari n'abagerageje kubyirinda bakarushwa imbaraga. Umuntu wafashwe ku ngufu, ikintu kimuranga asigara n'ihungabana. Niki rero cyagufasha niba warafashwe ku ngufu already? Ikintu cya mbere cyagufasha, jya uvuga ibyakubayeho. Muri iyo gice cya 10 umurongo wa mbere hagaragaza ko iyo uyanze guceceka, nawe rero kubika ako gahinda byazatuma urakara ukanabika inzika, kandi niwe byangiza bikazanatuma ushobora gukora ibikorwa bibi. Zaburi 37 umurongo 8 abigaragaza neza. Ubwo rero niyo mpamvu nkwinginga gushaka umuntu wizeye umubwire. Baba ababyeyi bawe, baba inshuti zawe zikuze, zagufasha ubona zaguha support zikaguherekeza muri urwo rugendo. Iyo utuye ibintu wari wikoreye bituma ugabanya umuzigo wari ufite mo kabiri, bityo ntukomeze kuremererwa cyane, ahubwo ugafashwa n'abandi bakakwikorera kuri uwo muzigo. Ibyo biragufasha. Ibyo biragufasha. Hanyuma nubigenza utyo, nukuri mwabonye bantuza ba Natali bafashwe ku ngufu byarabafashije. Na Aneti byaramufashije. Wowe kuki bitagufasha? Nawe byagufasha. Uzirikane ko nk'uko byavuzwe muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 1 kugera 3, icyo cyanditswe kera cyagaragaje ko turi mu bihe biruhije, bigoye kwihanganira. Aho abantu bikunda badakunda, nabo batamenya no kwifata, bafite ubugome badakunda ibyiza. Ugomba gukomeza gukanira kugira ngo udafatwa ku ngufu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abana barenga 90% bafashwe ku ngufu bazi uwabibakoreye. Ubwo rero nawe mu bantu muziranye ndetse no mu mutaziranye, jya ukoresha uko ushoboye kose. Nk'uko izi statisitike zibigaragaje, wirinde no muri ba bantu muziranye. Ibi mubyigisha abana mwakabyaramo. Abana aribo bafatwa ku ngufu cyane kurusha abantu bakuru. Ibyo bizatuma tugira imiryango myiza n'abana bakure neza, badakuranye ibikomere. Noneho wafata akagakayi kacu tujya twandikamo. Niba warigeze gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, dore imwe mu mirongo muri Bibiliya ishobora kuguhumuriza. Uwa mbere, Zaburi ya 37 umurongo wa 28. Uwa kabiri, Zaburi ya 46 umurongo wa 1. Uwa gatatu, Zaburi 118 umurongo wa 5 kugera 9. Naho umurongo wa 4, Imigani igice cya 17 umurongo wa 17. Umurongo wa 5 ni Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7. Iyo mirongo yandikaho ishobora kugufasha mu gihe wumva warafashwe ku ngufu. Hanyuma rero andika nanone icyo uzajya ukora niba wumva umutimanama wawe gucira urubanza bitewe n'ibyakubayeho. Kuba warafashwe ku ngufu kumva umutimanama uri kugucira urubanza, ni icyo uzajya ukora. Hanyuma ushobora no kwandika icyo wifuza kujya ubaza ababyeyi bawe, icyo wifuza kuzabaza ababyeyi bawe kuri iyo ngingo. Hanyuma rero ni izihe nyungu uzaheshwa no kuvuga akaga wahuye nako? Byandike.
nukomeza kubigira ibanga ni izihe ngaruka zizakugeraho wowe n'abandi. Byandike nabyo. Natali twakomeje kugarukaho yaravuze ngo nubwo kuvuga ibyakuba yeho igihe wafatwaga ku ngufu bitoroshye na gato, icyo kintu cyagufasha kurusha ibindi. Kubivuga bituma udaheranwa n'agahinda, ugashira uburakari kandi ukagarura agatege. Rwose iyi nama ni nziza. Hari ikindi kintu ukwiriye kuzirikana mu Bibiliya turi kumwe. Buriya bamwe mu bantu bahohotera abakobwa siko buri gihe babafata ku ngufu. Hari igihe bagerageza kubahenda ubwenge. Babigenza bati bababwira amagambo nk'aya ngo buri wese arabikora, umura ntawe uzabimenya, cyangwa nk'uko twabibonye bakababwira ngo niba unkunda uremera ko tubikora. Ntuzemere gushukwa n'umuhungu akubwira ko kuryamana nawe aribyo bigaragaza ko umukunda. Mu by'ukuri umuntu wese utekereza atyo nta kindi aba ashaka kitari uguhaza irari rye. Ntaba akwitayeho cyangwa ngo ashishikajwe n'icyakugirira akamaro. Ibinyuranye n'ibyo, umugabo ugukunda azashyira inyungu zawe imbere yize kandi agaragaze ko azi kubahiriza amategeko y'Imana. Abakorinto ba mbere igice cya 10:24. Abakristo niko twiga, buri wese ntakomeze gushaka inyungu ze bwite ahubwo ashaka iza mugenzi we. Umugabo nyamugabo ntiyumva ko abakobwa nta kindi bamaze uretse kuryamana nabo gusa, ahubwo afata abagore bakiri bato nk'abashiki be. Afite imyifatire izira amakemwa nk'uko bigaragara muri Timoteyo wa mbere igice cya 5:1 n'uwa 2. Ngo rero gufata ku ngufu si ugukoresha imbaraga, hari no guhenda ubwenge, hari no kugushyiraho kondisiyo. Ibi byose ni ugufata ku ngufu, byitwa gufata ku ngufu. Twari turimo turareba wakwirinda ute abashaka kugufata ku ngufu. Jya uzirikana ko ni wowe musirikare w'ubuzima bwawe mbere na mbere. Twabonye ibintu ugomba kwirinda n'ibyo udashobora kwirinda, ariko ibyo ushoboye jya ubikora uko ushoboye. Ariko no mu gihe byakubayeho warafashwe ku ngufu, jya uzirikana ko kwihererana ikibazo cyo gufatwa ku ngufu ni nko kugerageza gutwara ibintu biremereye cyane. Kuki utabibwira se undi muntu ngo abigufashemo? Ibyo bizagufasha. Hari ibindi bintu wenda tutavuze ku bijyanye no gufatwa ku ngufu. Hari ibindi bintu tutavuze wenda byari kuzagufasha cyangwa se bigafasha abandi muri rusange, ariko ibyo bintu tutavuze ushobora kubishyira muri komenti niba wumva hari icyo tutavuze gishobora gufasha ababibure bagenzi bacu bari hano, baba bafashwe ku ngufu bafite umutima nabo bacira urubanza, cyangwa se batarafatwa ku ngufu ariko bashaka kwirinda gufatwa ku ngufu. Wagishyira muri komenti icyo kintu niba tutakivuze. Hanyuma niba wakunze iyi video ukora like kugira ngo igere no ku bandi benshi, bayirekomande n'abandi benshi bayirebe. Hanyuma ariko nanone niba hari umuntu uziyafasha ntiwayimusangiza, nta kintu byaba bitwaye. Iyi ni Shine with Scripture. Kora subscribe aho hasi, ndaje rwose dukomeze tuganire ku bintu nk'ibi biba bifite ikintu bimariye sosiyete muri rusange. Ababibure mwakoze cyane.